gushimira MC mfatiwe n'umwanya wo kubashimira. But before we start, I want to thank our partners. I want to thank MTN, Inyange, Primus, and B1. Twakomeza mu Kinyarwanda. I think there's someone to do interpretation for you, if you don't mind. We can use Kinyarwanda? Are you okay? Not really. Continue, please. I'll continue, okay. Thank you. Okay. Ubu rero nk'uko mubizi tuje muri serukiramuco rya MTN Iwacu Muzika Festival ku nshuro ya gatandatu. Tukaba tugiye kurikora ku nshuro ya gatandatu, ariko kuva ryakitwa MTN Iwacu Muzika Festival tugiye kurikora ku nshuro ya gatatu. Nabafatiye umwanya wo gushimira cyane MTN yemeye guteza umuziki nyarwanda imbere, yemeye gushyigikira abahanzi nyarwanda, yemeye no gutanga ibyishimo ku rwego rw'igihugu. Ntatinze mu magambo rero, uko mubibona turi kumwe n'abahanzi batandukanye. Hari King James, Riderman, Kevin Kade, Ariel Ways, Kivumbi, Junior, Nanel Ngabo. Nibo bahanzi barindwi tuzagendana muri urugendo rw'amezi abiri. Nk'uko mubizi, ntabwo affiche yasohotse ko twashaka kuyisohora ku munsi wa press conference, tumaze kuyirangiza irahita isohoka mu kanya, ariko mu mijyi tuzajyamo nihuse dufite imijyi 7. Tuzatangirira i Musanze ku itariki 5 z'ukwa karindwi, dukomereze i Gicumbi ku itariki ya 12, dukomereze Nyagatare kuri 19 z'ukwa karindwi, dukomereze Ngoma kuri 26, hanyuma tujye Huye ku itariki ya 2, dukomereze i Rusizi ku itariki ya 9, turangirize i Rubavu ku 16. Abo tuzagendana muri uru rugendo ni abangaba turi kumwe. Nkabafasha umwanya rero kugira ngo mbere yuko dukomeza nari nkoze intro gato ku gitaramo, mbanze ni abashyitsi bacu nabo babasuhuze, banabibwire mu buryo bwimbitse. Murakoze. Murakoze cyane. The only two Kinyarwanda I knew, so I have given my best. I don't want to apologize again. I keep on apologizing everywhere that I don't know the language. So I'll speak in English. My name is Som. I serve MTN in Rwanda. I think this is most likely the most sought after time of the year for MTN. Okay, this festival for the last 2 years, this is the 3rd year, right? Has been one of the best and exciting part of MTN's journey every year. We are very excited to host our artists, brilliant artists. Okay, I'm not familiar with the music yet, but I'm sure by the end of the festival I will be very familiar with the music. The best thing about this festival is it's just not a concert. I think it's a festival. Okay, and it's growing up to be, and that's what we envision as MTN, that this is going to become a festival. A lot of countries have international festivals, which is not just about music. It transcends beyond music. There are many other activities. There's a lot of tourism. So the way we see this event is, over the next few years, this kind of become an international event where tourism will also work, and a lot of people from outside would come, visit, understand, get to know Rwandan music, and would become a vehicle through which Rwandan music reaches out
to the rest of the world, starting from Africa, maybe. Music brings everyone together. Okay, so in MTN, we have always been very, very close to music. Okay, because we know that this is something that binds everybody together. And you know, we say often that our purpose as MTN across Africa is to provide a connected life to everyone. Music connects people, so this really works for us. I am sure there is a lot of exciting actions that are going to happen from today onwards on Niwachu. I hear there are night marathons, there are a lot of things. I mean, somebody will tell the details to our media friends. I wish all our artists all the best. Okay, please go and burn the floor. Okay, I would be there in some of the places. Hopefully, I am not a great dancer, but I'll try and dance to your music. Okay, but I'm sure you're going to make people across Rwanda rock again this year. Okay, just as a suggestion, I think this is too male heavy. Okay, there are too many men on this side. So maybe next year we would want a few more women to be the heroes. Thank you, madam, for being the only woman in the table. Okay, deserves a hand. But there's one. I'm sorry. But you're alone. You don't want to be alone, right? Yeah. So we need more women artists next year. Okay. Thank you again. MTN will continue to support music in this country, and we will continue to support Iwachu. And I think you guys will enjoy this year. Thank you so much. I said it also. I don't know whether you can translate. Murakoze, nitwa Giriwanye Landry, nanjye mari ku MTN, nanjye kureba. Okay, ngira ngo kubyo soma maze kuvuga nta kindi nuko MTN yishimye kubiri hano buri gihe duhari kugira ngo duteze imbere umuziki nyarwanda, twegere abakiriya bacu kandi tubagezeho ibintu byiza gusa. So ngira ngo ibindi turaza kubivuga bitewe n'ibiganiro biri bubere hano. Murakoze. Amazina yanjye ni Cedric Shyaka, naje mpagarariye Inyange. Twishimiye kugaruka muri Iwacu Muzika, ni inshuro yacu ya kabiri muri Iwacu Muzika. Twe twinjiyemo ku nshuro yayo ya kane, bikaba byaraduhaye n'umusaruro, ari nayo mpamvu twifuje kugaruka. Twishimiye kubana n'abahanzi bari hano kuri stage, n'imijyi tuzazenguruka aho dutegereje abakiriya bacu, kuko Iwacu Muzika natwe nka brand Inyange niyo mahirwe tubona yo kuzenguruka igihugu tugahura n'abakiriya bacu muri hirya no hino. Twishimiye kubana kujya muri uru rugendo ndetse no kubana n'itangazamakuru, dukomeza kubashimira n'ubufatanye mukomeza kuduha. Murakoze. Thank you, Inyange. I think can move forward with Primus. She has already the microphone. Thank you. Murakoze, mwiriwe mwese, banyita Ingabire Sheila, ngabashinzwe kwamamaza ikinyobwa cya Primus, ikinyobwa dukunda twese. Tukaba twishimiye kuba tugarutse muri Iwacu Muzika. Primus ihagarariye kuko benshi bayizi Primus dusangira ubuzima bwiza cyangwa gahuza miryango. So Primus ni ikinyobwa gihuza abantu bose kugira ngo inyota ariko kinatanga umunezero. Tukaba twishimiye kuba tugarutse muri Iwacu Muzika kandi tusapotinga umuziki nyarwanda. Murakoze. Mwongera amashyi nyamuneka. Thank you again. Murakoze. Reka mfatire umwanya wo kugira ngo dukore na presentation y'abahanzi. Nahera mu buryo bwanjye King James. Mwiriwe, nitwa Rumuriza James, nkaba nkoresha izina rya King James. Nkaba nishimiye nanjye ko ndi muri iki gikorwa cyiza cyo gukomeza guteza umuziki wacu imbere. Murakoze cyane. Murakoze. Nitwa Gatsinzi Emery, izina ryanjye rya Gihanzi ni Riderman. Nanjye ndi hano nishimiye cyane kuba
ndi kumwe na MTN na EAP na Bralirwa ndetse na B1 Gin. Ni ibyishimo rero kuba tugiye kuzenguruka igihugu duteza imbere umuziki nyarwanda. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Ngabo Richard, ariko amazina nkoresha mu kazi ni Kevin Kade. Njye ni iby'agaciro cyane bivanye ku mutima. Nshimiye EAP kuba yarafashe umwanya igatekereza ku bahanzi bakizamuka cyangwa abahanzi batamaze igihe kinini mu muziki. So ni iby'agaciro kuba ndi hano kandi nditari gukomezanya urugendo nawe. Thanks. Murakoze cyane. Nitwa Hellways. Nanjye ndishimye cyane kuba ndi hano. Ni iby'agaciro kuba byibuze umukobwa umwe ahari kandi ndizera ko nzabahagararira neza cyane. Murakoze. Yendi Munyajibu with the Batman, the captain, the number one suspect. Easy, Chivumbi King. Nishimye kuba ndi hano. Nkuko bagenzi banjye babivuze, iyi ni inshuro yanjye ya mbere kandi ni itafari riba rigiye kuri kariyeri yanjye cyangwa ku muziki wanjye kuba ndi hano ndi kumwe n'aba bantu bose. So thank you so much. Thank you so much. Nitwa Juno Kizigenza aka Je suis Jeanant aka Rutwitimuzi aka Huha. Yeah. I'm so happy to be here. Personally ndi celebrating 5 years in the game, so cyari cyo gihe cyo kugera ku bantu banjye aho bari hose. I can't wait. Thank you so much. Murakoze cyane. Njyewe nitwa Nel Ngabo. Ndashaka gushimira cyane EAP for the inclusion muri izi show. Nanjye ni ubwa mbere ngiye kuba muri ibitaramo. I can't wait. Thank you so much. Nitwa Patrick the Entertainer. Mbere na mbere no gushimira umuyobozi mushyo b'iki gikorwa cyiza kandi gikomeza kugaruka. Na line-up nziza uyu munsi dufite, ubona ko hajemo abajene bashya nabo baje kurya ibiceri byo mu kire, byari bikenewe ko habamo iyo change. Ikibazo cya mbere guhitamo iyi line-up byarakoroheye ukurikije ko abahanzi beza ni benshi, guhitamo ngira ngo ntabwo biba byoroshye. Hanyuma ikindi ndakibaza Riderman, ubushize ntabwo wari wagarutsemo, uyu munsi wagarutse, abakunzi bawe ni iki noneho bayishiye nyuma yo kuba ubushize utari urimo uyu munsi ko wagarutsemo? Murakoze. Guhitamo abahanzi biragoye cyane ko dufite abahanzi benshi beza, ariko twifuje kuri uyu mwaka icya mbere twagendeyeho nuko twashakaga gukorana n'abahanzi timu nshyashya bafite ibikorwa. Hari n'abandi batabashe kujyamo kubera igihe tuba dufite abari gitoya, hari amasaha tuba dufite tugomba gucurangira. Wareba uburyo buri muhanzi wese yaririmba n'amasaha dufite, ugasanga dufite umwanya muto cyane, bigatuma rero tufata umubare mukeya w'abahanzi. Kubahitamo byaragoranye kuko hari n'abandi benshi cyane twifuza ko bajyamo, ariko kubera ko MTN ihari nk'abatangije iki gikorwa kandi biyemeje gushyigikira umuziki nyarwanda, mpamya ko n'umwaka utaha abatarabonye amahirwe nabo bazajyamo. Murakoze. Murakoze cyane. Patrick, ngira ngo ubwo mperuka muri Iwacu Muzika Festival muri 2023 muri press conference warahagurutse uravuga uti Bubu, hari amasura duhora tubona mu bitaramo byawe buri gihe na Riderman arimo. Ngira ngo nyuma yaho Bubu yarakumvise ntitwajyamo. Nabyo byari byiza cyane kuko biryoha bisangiwe.
ariko ndanibuka yuko hari interview nabonye kuri YouTube mu bitaramo uri kuvuga uti Riderman yagakwiye kuba ari hano, ngira ngo nabwo yakumvise. So ntabwo biba byoroshye mu by'ukuri kuri Bubu ndamumva, ntabwo bishobora kuba byoroshye guhitamo abahanzi bajyamo, ariko ndishimye kuba ndi mu bagiye kongera gutarama. Hari ibihangano byinshi twasohoye nyuma y'icyo gihe, ngira ngo tuzagira amahirwe yo gusangiza abafana. Mu kanya Juno hari ijambo avuze ryiza ati ngiye gucelebrating imyaka 5 mu muziki, niko avuze. Natwe tugiye gucelebrating mu mwaka utaha, tuzacelebrating 20 na King James mu muziki. So urumva turacyafite ibihe n'umunezero, dufite ibihangano byinshi cyane byo gusangiza abafana. Ni n'urugendo runini cyane twagiranye n'abafana, so ni ibyishimo kuba rero turi kumwe n'abafana bacu ndetse n'abafatanyabikorwa ba EAP muri runo rugendo. Murakoze cyane. Murakoze cyane Janvier. Batubajije ku kijyanye na Reveal and Win twakoze ubwo twatangazaga abahanzi ku bufatanye na EAP bari muri MTN Iwacu Muzika. Ntabwo icyo twari tugamije mu gukora iriya Reveal and Win, ntabwo twashakaga kureba umubare w'amafaranga dutanga hanze, nta nubwo ari nacyo cyari kigamijwe kugira ngo tubare ngo turatanga amafaranga angahe, kuko abantu bose batsinze ku maposti yacu batoye umuhanzi neza mbere yuko tumurevealinga, bose twabahaye igihembo cy'amayinite $1,500 kuri buri wese wabashije kubikora neza. Ikindi cya kabiri watubaje niba ntabwo ari abantu 70 ku bahanzi bamwe na bamwe, hari aho bagiye barenga 10, bose twarabahaga amayinite, twaratsinze. Ntabwo twigeze tulimita nubwo twari twatangaje 10, ariko kuko kuri social media kugira ngo haba harimo elapse igihe gitoya cyane kugira ngo umenye ngo uyu nguyu niwe wagize mbere, ariko twarabuze tereka n'ubundi bose babikoze, reka tubahembe, kuko ni ukugirana ibiganiro n'abakiriya bacu no kubona uburyo dushyikirana twese. Icya kabiri rero tubaje niba gucengeza service zacu binyuze muri Iwacu Muzika, muri MTN Iwacu Muzika. Ngira ngo nubwo tuba dufite campaign muri buri season ya MTN Iwacu Muzika, ntabwo ikigamijwe tuba dushaka gucengeza service. Abakiriya bacu tuba tumaze igihe tubabwira hari paki nshyashya n'iyi mwaguze, ariko icyo tuba tugamije ni ukubazanira umuziki hafi yacu. Umuziki kenshi uba muri Kigali, ariko kuki tutajyana umuziki hanze ya Kigali? Abafana bacu, abafana b'abahanzi, abakiriya bacu ba MTN, noneho nabo if I may say, we giving back to our customers. Turiho turabazanira ibyiza, turiho turabazanira abahanzi n'ibitaramo. So ikigamijwe rero si ugucengeza service cyane, nubwo tuba dufite campaign tujyana nayo, ariko ntabwo buriya tureba ngo turashaka gucengeza service zingana gute. Murakoze cyane. Thank you. Ngira ngo twakurikiranye kuri King James ku kibazo yarabajijwe, then tugaruke kuri Ariel Ways. Arakoze cyane Janvier. Nkuko wari ubivuze na mugenzi wanjye Riderman yari abikomojeho, nanjye ubwanjye narabitangiye, niba mwarabibonye neza. Ndifuza ku celebrating iyo myaka 20, kandi nagize amahirwe yuko na Bubu ariwe usanzwe ukora bino bikorwa byose, harimo byo n'ubundi nawe dusa n'abari kuvugana uburyo nshobora gukora ibyo bintu. So bizaba rero inzira nziza ku giti cyanjye no ku bandi yenda bashobora kutazabyitabira, kuko nibaza ko igitaramo kinini nzagikorera i Kigali. Urumva ni inzira nziza yo gutegura n'abatazabona uko baza i Kigali, no gutegura abo tubandi gutegura. So urumva ni ikintu cyiza kinyere kimpa umwanya mwiza wo gukomeza gutangira kwitegura. Murakoze cyane. Nanjye ku kibazo Janvier yarumbajije, ni iby'agaciro kuba ndi hano, ndi umukobwa umwe. Gusa nubwo umuntu abishima, byakabaye byiza tubonye n'abandi, tukaba atari njye gusa. So rero ni iby'agaciro kuba ari njye mukobwa gusa. Ikindi ku bijyanye na album yanjye Here to Stay, of course na mahirwe meza nanone yo gukomeza gukora promotion album yanjye. Thank you. Okay, so maybe first I check with you whether I understood your question correctly.
Okay, you are asking what drives MTN to sponsor Iwachu. Okay, and return on investment, amount of sponsorship through the years of MTN Iwachu Musica. I'll answer the second question first. It's very difficult to put a number because this is not just a sponsorship, this is a partnership. There are many things that we do which do not have financial value. You cannot calculate the financial value. For example, we are going to send out messages, we are going to speak to staff, our staff is going to travel, okay, across these regions, okay, they're going to participate. So it's very difficult to put a number. So we don't want to put a number into it. When it comes to why we do this, okay, we do this because we believe that MTN as a brand connects with the people of Rwanda. Music connects with the people of Rwanda. So we would love to connect with something that connects the people of Rwanda. What is the return on investment? Your smiles, your vibes. Okay, when you will go to Babu and dance your night out, you will remember MTN even at 10 years later. Okay, so what we do today is for you to remember us even 10 years later. Okay, as a brand that thought about you, a brand that thought about music, a brand that thought about what is important for this country. Okay, music being one. And the brand that wanted to enjoy and dance alongside you. That's the return on investment. Urakoze cyane. Ku kibazo warubajije ni urugendo rugoye muri gutegura ibikorwa nk'ibi ngibi. Uca mu bintu byinshi, gusa icyo nshimira abafatanyabikorwa ni uko bagenda babyumva gahoro gahoro. Bikaba ari urugendo, tukaba dusaba n'ubuyobozi bw'igihugu gukangurira n'andi makampani gushyigikira abahanzi, kuko ku isi yose umuziki uzamuka kubera ko hari ababigiramo uruhare cyane. Ntabwo umuhanzi wenyine yakwifasha ibintu byose, kuko abazi kuririmba, abafite izo mpano, ariko nanone ku kijyanye n'ubushobozi havuka ibindi bintu byinshi byunganira umuhanzi kugira ngo akomere. Noneho cyane cyane iyo ushaka kugera ku rwego rw'isi hagomba n'izindi mbaraga nyinshi, ariko aho tugeze ni heza, ariko haracyarimo urugendo. Saba Primus ko yakongera imbaraga, saba Inyange ko yakongera imbaraga, na MTN kongera imbaraga. Murabona dufite imyaka 5, dusigaje imyaka 3 y'uru rugendo. Dusaba abafatanyabikorwa kugira ngo tuzabashe gukomeza indi myaka, kuko nabyo ntibyoroshye. Dushobora kurangiza 5 ugasanga nabwo dutangiye gusa nk'abasubira inyuma, ariko twizera yuko abafatanyabikorwa dufite bafite imbaraga, barakugenda babyumva, baranabyumva. Mpamya yuko mu myaka iri imbere n'ubuyobozi bw'igihugu kandi ubona ko bugenda bushyiraho n'ibikorwa remezo byinshi twakoresha ahantu henshi mu gihugu. Hari n'ibyo numvise ngo bagiye kongera muri za district, bivuga ngo dushobora kugira ahantu henshi ho gutegurira ibitaramo. Mpamya yuko mu minsi iri imbere, mu myaka iri imbere, umuziki wacu uzaba ugeze kure hamwe n'abafatanyabikorwa, kandi mbona ko n'abafatanyabikorwa bagenda babyumva gahoro gahoro. Dukomeze dushyiremo imbaraga twese kugira ngo umunsi umwe tuzabe turi ku ruhando rw'isi. Murakoze. Thank you so much. Let's have Tamari from Power FM, then Ben, then twakire Sonia from Kiss FM. Thank you. Murakoze cyane, nitwa Tamari from Power FM. I'm really glad for this project that goes to East African promoters. My question is, Ariel, you're very talented and it's good that you chose her, but then we have a lot of female artists. Why Ariel? And another question goes to MTN. Are their presence, should we expect different from what you've been giving to the audience? Then this also goes to King James. Ndagukunda nkabura amagambo mbivugamo.
So, should we expect on this panel, do you have any collaboration coming up next? Kora abahanzi dufite mujye gukorana kino gikorwa. And then my other question goes to Sheila from Bralirwa. You have a lot of products that present vibe. Do you have plans to change the product? Cyangwa se I festival ni ya Primus. And why Primus? Yes, thank you. Okay, ngira ngo twabisubiza kugira ngo twakire ikindi. Thank you so much. We chose Ariel West because she's a good singer, she's a good performer, and she released an album, and we didn't even work with her. That's why we decided this year to work with Ariel West, because she puts a lot of effort to their music. Yeah, thank you. Thank you, Temari. So why Primus? Primus stands for the joy of togetherness, and it's the vibe starter, the party starter. And what better way to marry the two, music and Primus? It actually rhymes well together. So we also know the history of Primus. It has always supported Rwandan music, from Primus Guma Guma. Actually, most of the people here also are the winners of Primus Guma Guma. So Primus has always been the stamp of Rwandan music, and this is the brand that we will always push for music and Rwandan music. Yeah, thank you. King James. Thank you, Tamara. And ntabwo ninabitekereje ariko abona twese tubitekereje tukaba twakora korabo. Ni igitekerezo cyiza, nibaza ko ahubwo turayikora byanze bikunze nibanyemberera abagenzi banjye ko byaba ari ibintu byiza. Tugiye maybe turangiza show turi kumwe, we celebrate with our people, indirimbo nziza ibyinitse. I think byaba ikintu cyiza cyane. Thank you. MTN. Madam, how are you? Are you using Desade? Well done. My one-line answer to your question is that you'll have to go to know. Hari abahanzi batabonetse, harimo Bruce Melody, Kenny Soul, Chris Easy n'abandi nkaba Bwiza. Ikibazo cyanjye byatewe n'iki? Ese bigendera kuki muselectinga abahanzi bagomba gutaramira muri Iwacu Muzika Festival? Ese ni umuhanzi uri gukora neza muri icyo gihe? Ni umuhanzi mushaka kuzamura? Ni umuhanzi ufite indirimbo wenda zikunzwe cyane hanze? Ubwo icyo ni ikibazo kimwe. Ikindi, hari injyana ego mwaratrayinze kumixinga, ariko hari injyana tutari kubonamo, urugero nka gakondo. Hari n'izindi za trap n'izindi zitarimo. Ese mugendera kuki cyangwa se ku njyana? Hari injyana zihariye muba mushaka ko arizo zizagaragara muri festival yanyu? Ikindi, ese bipfira he kugira ngo tubonemo gender balance? Yarabikomojeho, cause even last year I think ko yari Bwiza wenyine wari urimo ari umukobwa. So bigendera kuki kugira ngo gender balance igaragare, you know? Ikindi, waruvuze ko abafatanyabikorwa bawe bashobora kongeramo imbaraga. Ese ni nka yahe mafaranga wumva bisabwa kugira ngo Iwacu Muzika Festival ushobora gukora ukumva uri satisfied? Yasaba nibyo ngibyo bibazo nari mfite. Urakoze cyane. Hari abahanzi waruvuze, Bruce Melody, Kenny Soul, Bwiza, ni abahanzi beza, abahanzi twakoranye. Nuko nabivuze, dufite abahanzi benshi cyane. Abo twese mu mwaka ushize muri aba nta n'umwe wari urimo. N'aba ngaba bashobora kuvamo nabwo hakajyamo abandi. Bivuga ngo dufite abahanzi benshi, bose bari gukora, bose barakora. Ikiba gisigaye ni ukureba muri icyo gikorwa gihari abahanzi bacu bakibonamo gute mu buryo butandukanye, kuko urakora n'undi agakora gusa ni cya kibazo dufite cy'uko ibitaramo ari bikeya. MTN Iwacu Muzika yagombye kuba iri kuba
hari n'izindi event ziri kuba, hari abari muri Kigali, hari abagiye wenda mu ntara y'amasaha. Twagombye kuba dufite amakampani menshi ari gukora ibitaramo bitandukanye cyangwa ibigo byo gukora ibitaramo bitandukanye. Niyo mpamvu igikorwa nk'icyo kije ubona gisa nkaho cyasize abandi, kuko turacyafite ikibazo cyo kugira ibitaramo byinshi bitandukanye ahantu hatandukanye. Niyo mpamvu mfata umwanya ngashimira cyane MTN kugira ngo ifate ibyishimo ibishyire abaturage mu ntara. Hari abatabona n'ibitaramo noneho, nk'iyo ugiye Rusizi ukajya Ngoma ukajya Nyagatare, kuhazajyana konseri y'abanzi bangana gutya ni ikintu gikomeye. Ariho rero twebwe biratugora cyane guhitamo abahanzi, kuko tuba dufite n'abandi, ntabwo navuga ngo aricyo tugenderaho. N'ubu ngubu udusabye abandi 7 nabo baboneka, ariko ntabwo bose twabashyira muri iki gikorwa. Hari ikindi mwari mubajije cya gender balance, kujya umuziki abakobwa haza umwe hawe. Urebye umubare w'abahungu bakora umuziki ni benshi cyane mu byiciro byinshi bitandukanye kurusha abakobwa. Nabyo biba byatugoye kuko hari n'abandi bahungu benshi nabo bakagiyemo. Ni cya kibazo cy'umwanya, ariko twifuza yuko abafatanyabikorwa ni dukomeza kugenda neza bizagenda bihinduka, n'amasaha duteguriramo igitaramo akiyongera. Ikindi wabubajije cyo kubaza buri amafaranga ki bashyiramo kugira ngo twumve ko igitaramo cyabaye event nta mubare igira. Amafaranga ufite niyo ukoresha, bivuga ngo uko aboneka niko tugenda twongera imbaraga, kandi ni nako tugendera ku bushobozi bw'igihugu. Nta mubare dufite twagenderaho, ariko uko ubushobozi bugenda bwiyongera niko nawe ubona. Twatangiye ku bitaramo 4 tugeze kuri 7, turi mu ntara, turi mu biturage. Urumva ko uko ubushobozi bugenda bwiyongera niko tugenda twongera natwe imbaraga. Ikindi warubajije cya gakondo, Kinyatrap n'izindi njyana, nk'uko bivuze dufite injyana nyinshi zitandukanye. Gakondo umwaka ushize yari irimo, Kinyatrap yari irimo. Kuba zitarimo hajemo izindi hip hop. Kinyatrap yakomera nka hip hop, harimo izindi hip hop zitandukanye. Hip hop ya Riderman, hip hop ya Kivumbi, zimwe kandi zose ni hip hop. Iyo uzumvishe wumva aho zitandukaniye, ugenda umuziki ugenda utandukana. Iyo wumvishe Juno umuziki we utandukanye n'uwa Bruce Melody, gutyo ugenda wumva imiziki itandukanye. Ni cya kintu cyo gushyiramo ibyiciro byose by'umuziki kugira ngo tubashe gukora umuziki wose wo mu Rwanda. Ntabwo rero umuziki dufite wahurira muri event imwe, kuko hari byinshi. Murakoze. Ntabwo dufite abanzi gusa, buriya iyo tugeze mu karere dukorana n'ibikorwa byawo bitandukanye. Ndakeka umwaka ushize Musanze twari turi kumwe, abarimo abahanzi, abarimo protocol, abarimo aba bouncer, abarimo aba youth volunteers. Dukorana n'inzego nyinshi z'akarere, ku buryo rero no muri uyu mwaka nta cyahindutse. Abahanzi beza bo mu karere cyangwa mu ntara tuzongera dukorane. Tujya tuvuga ngo ntabwo tujya twitegura kuko duhora twiteguye, tutaza gutakaza umwanya turi kwitegura. Rero sasa confidence ziri hejuru, kandi muri make duhora twiteguye. Sinibaza ko hari ikindi kiri aho ngaho. Murakoze. Njye numva ari uburyo bwiza bwo kugira experience ya nyayo iri live. So I think n'abatatuzi niko kanya ko batumenya nkuko babivugaga, n'izo ndirimbo batazi bazimenyera ako kanya, usibye ko bazizi. Yego, ni ibintu byiza, imbaraga ni zose turi tayari kubasha. Yego, murakoze. So turi tayari kubera ko udukoryo ni twinshi kuri ino nshuro, n'ibidakoreka bizakoreka kugira dushimisha abafana bacu. So njyewe bwa mbere nkorana na Iwacu muzika nakoze turi muri Guma mu Rugo,
abantu bandeberaga kuri televiziyo ariko kuri ino nshuro noneho turihurira live, so ndishimye cyane kuba rero nzaza, ni iby'agaciro. Murakoze. Kuri njyewe ni iby'agaciro kuba ngiye kuzenguruka igihugu cyose muri izi show. Personnellement mfite package nini ariko akenshi ntaramira i Kigali cyangwa mu nkengero za Kigali gusa. Rero ndabyishimiye and I'm excited kuba ndi part of this big project. I can't wait. Murakoze. To me, it's been 5 years releasing songs every 2 months, so ningi ndirimbo nka 100. Nukuvuga ngo ndi excited, hari ahantu henshi tuzajya ari ubwa mbere nzaba mpageze. I can't wait kugera imbere y'abakunzi b'umuziki wacu and then tukabereza ibyishimo. Nkuko Kivumbi yabivuze, duhora turi tayari gutanga show, so n'iki gihe turi ready byatari. Thank you so much. Tiago. Murakoze, nitwa Ivan Eritiye, nkorera Today 250. Ndashaka kubaza EAP ahantu Bobo yavuze ibitaramo bizabera ntabwo twumvise mu Kigali. Ese Kigali ntabwo irimo kubera iki yo mutayitekereje kuri inshuro? Murakoze. Urakoze. Iyi festival nk'uko wayibonye n'umwaka ushize ntabwo yageze muri Kigali. Ni turi kureba n'abakunzi b'umuziki nyarwanda hanze ya Kigali, ariko no muri Kigali turi kwategurira ibindi nabyo muzamenya vuba aha ngaha. Ku buryo n'abari hanze ya Kigali ubona ko ibyishimo byose, ibitaramo, ibintu byose biri mu mujyi wa Kigali. MTN yiyemeje kwegereza umuziki abakunzi bawo hanze ya Kigali, ariko no muri Kigali hagiye kuza n'ibindi bitaramo. Murakoze. Twakwakira kimwe cya Emi Nyawe. Yes, nitwa Emi Nyawe, nkorera Emi Nyawe Empire. Mfite ikibazo kimwe ndakibaza Bobo. Umwaka ushize n'ubundi aho ibitaramo byagiye cyangwa se n'abahanzi bagiye n'uyu munsi n'aho bagiye kongera gusubira. Umuntu yakibaza ngo umujyi wa Kigali muri ino minsi urimo urawuhora iki, kubera yuko n'ubushize ntabwo wigeze udutamo, n'uyu mwaka nabwo ntabwo turi kubona kuri line up, wenda naho na Kigali nimba hari icyo duteganyiriza. Ikindi ku bijyanye n'aba MC n'aba DJ ibyo bihagaze gute? Unatubwire n'igisubizo cya Debe ntabwo wagisubize kuko yakwatse miliyoni 100. Ni ibihuha twumvishe? Ni ibihuha kabisa. Kuri icyo ngicyo cy'umujyi wa Kigali nkuko maze kugisubiza, turi gutegura ibindi bitaramo birahari ku buryo ntekereza ko uyu mwaka muzatakaramo. Ku cya Ben cyo havugwa byinshi, nkuko hari abambaza Bruce Melody, hari abambwiraga ngo turabizi arimo, hari abambazaga uyu muhanzi arimo, turabizi gutyo. Bivuga ngo iyi event igiye kuba havugwa ibintu byinshi, ariko birangira abitabiriye ari bo bagaragaye. Murakoze. Juno, ukibona Chris Brown, Kevin Kade wamwakiriye gute n'abandi bahanzi? Njye namwise Chris Brown kuko Kevin Kade uyu munsi yanejeje. Ikindi kibazo ndakibaza boss wacu mukuru Bobo, ndagira mubaze ngo ko umaze igihe utegura ibitaramo twitabiriye za Guma Guma, twagiye muri Iwacu na Muzika, nta kuntu mwajya munadutembereza hanze y'igihugu mu buryo bwa EP? Chris Brown, ndagira nkubaze kari agateguro kawe ko wampabije, ubu performance zabimeze gute Chris Brown, Kevin Kade? Murakoze cyane. So, arakoze ngira ngo Juno yasubiza na Kade agasubiza, ubundi tugahinira aha ngaha kuri uyu mwanya. Yes, thank you. Murakoze Chris Brown i Kigali, shout out to you. Respect. Skype arakoze. Ndi gutegura ibintu byinshi ariko ntago navuga ngo ni iki ngo ngi specifying, gusa ngewe nkora ibyo nshoboye kandi mu buryo bushoboka bwose nshobora kubikoramo. So niyo mpamvu niteguye, kandi iki ni igitaramo nahoze ndota kuza performingamo, so ni inzozi zanjye ziri kubimamo. Murakoze.